Nitwa Dushimemungu Faustine, nkaba umurezi nkorera ku kigo cya Ecole Secondaire Kanombe Efotec giherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Nkaba nigisha Ikinyarwanda n'Igifaransa. Uburambe mfite mu kazi k'ikosora maze imyaka 23 nkora iki gikorwa, kandi ntabwo nigeze nsiba n'umunsi warimo. Nkumva rero muri aka kanya ngiye kubanyuriramo muri make uko icyo gikorwa kigenda, duhereye ku munsi wa mbere kugeza ku isoza ry'icyo gikorwa. Tuba twaratumiwe, buri wese akaba hari ibyangombwa yasabwe kuza yitwaje. Tukaba tuzi n'umunsi tugomba kuhagerera ndetse n'isaha tutagomba kurenza. Buri wese rero watumiwe yitabira ubwo butumire, tukagerayo. Twagera kuri icyo kigo dusanga abaho babishinzwe badutegereje. Tuhagera rero batwakirana ikaze, ubundi bakatwereka aho dushyira ibikapu byacu tuba twitwaje. Nyuma tugasanga ubigenewe ugomba kureba niba koko tuje twaratumiwe. Ikoranabuhanga murabizi niryo risigaye riri imbere, aho rero buri wese atanga icyangombwa cye bakareba niba ari we koko nkuko muri systeme bigaragara. Nitwa Mukama Anastase, hano muri centre yo gukosora muri groupe scolaire Sainte Bernadette Save. Icyo nshinzwe cyambere akaba ari uko abakosozi baje n'abacekazi baje tubinjiza muri systeme ya NESA, twahawe na NESA, tukabanjiza kuri urwo rutonde dukoresheje ibaruwa bahawe na NESA. Icyo gihe tugira ngo tumenye abaje bitabiriye n'abatitabiriye. Iyo basanze ari byo bahita bakubwira bati ikaze ni karibu muri iki gikorwa. Ngakomeza rero ujya kureba aho uri buryame, ngasanga ibyangombwa byose birahari kandi birateguye. Iyo turangije dukomeza n'ubundi kuba dusabana na bagenzi bacu tuba tumaze igihe tudaherukana. Nyuma bigeze nimugoroba badukoresha inama. Abayobozi nabo baba barahageze mbere yacu, noneho bakadusuhuza, bakatwifuriza ikaze ndetse bakatunyuriramo namwe mu mabwiriza y'ingenzi tugomba kubahiriza. Nshaka kubihuza n'icyo narimaze kuvuga cyuko mu by'ukuri yakaye kugeze mu biganza ntabwo ari ikaye, ni umwana w'umubyeyi, ni umwana wanjye n'umwana wawe. Ikaye rero ufite mu biganza byawe ni ikaye yego, ariko virtually representinga umwana w'umunyarwanda, kandi ibyemezo ufatira kuri iyo kaye tubiheraho dufata ibindi byemezo bigira ingaruka zikomeye kuri ejo hazaza h'umwana ndetse n'umuryango ndetse n'igihugu. Uwo mwana ufungiye amahirwe yo kuziga kaminuza wenda ari kuzavamo Elon Musk cyangwa n'abandi bakavumbura. Nashatse kubahugurira ngo mwumve ko mu by'ukuri iki gikorwa ibivamo ibyemezo muba mwafashe natwe tubishingiraho dufatira abo banyeshuri ibindi byemezo bifite ingaruka zishobora kuba nziza kuri ejo habo hazaza cyangwa se mbi iyo biramutse bitakozwe neza. Ni ukubyitondera kuko ntabwo dukina n'ibizamini bya leta. We don't joke with the national exams. Kubera iki? Yamambo n'ababwiye ibyemezo bimwe binyuze mu mucyo bitari feya bishobora kurenganya. Tubibutse ko iki gikorwa ari igikorwa tugomba gukorana mu by'ukuri ubushishozi no kwitonda, kuko ntabwo tujenjekera ibizamini bya leta rwose. Ibyo tubikosora dushyizeho umutima ku mpamvu nababwiye z'uko ibivamo hafatwa ibyemezo bishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi iyo bitabaye feya ku bana b'Abanyarwanda no kuri future yabo. Kugira ngo umuntu abihereho ku munsi wa mbere utazageranya umuvuga ngo ntabwo nabibwiwe. Nyuma rero y'amasaha ageze
batubwira na gahunda tuzakurikiza muri icyo gikorwa cy'ikosora cyose. Bakatubwira bati ikosora rizajya ritangira saa moya, ariko mwagiye gufata amafunguro ya mu gitondo saa 12:30. Tugasabwa kubahiriza ayo masaha, ndetse bikaba n'amahire ko batugezaho na gahunda tugomba kumanika ku nzugi tugomba gukoreramo, igaragaza igihe igikorwa gikorerwa ndetse n'amafunguro tuzajya dufata, kugira ngo bimenye hakiri kare. Tazajya uvuga utese ko twebwe baduha ibi, ugasanga rero icyo ari igikorwa dushimira cyane ubuyobozi budukuriye buba byabishyize neza ku murongo. Uwo munsi rero wa mbere urahagera, iyo urangiye hakurikiraho bukeye mu gitondo igikorwa cyo kongera kwibutsa ba bandi baje bakererewe kubanza nabo nabivuga ngo bajye muri systeme barebe niba koko baje mu buryo buri bwo. Tukihutira kubahiriza ya masaha kugira ngo dutangire n'igikorwa cy'ingenzi cyo gukora ikizamini. Ahangaha birumvikana tuba tugomba gukosora umukandida neza cyane, ariko kandi natwe tugakosora ibintu tuzi neza. Ni muri urwo rwego buri wese akora ikizamini ku giti cye, buri wese batagombye kuvuga ngo uyu ni chief maka, ngo uyu ni team leader, ngo we ntibimureba. Oya, buri wese tuba twahamagawe nk'abakosozi tukitabira icyo gikorwa cyo gukora ikizamini neza mu mutuzo. Twakirangiza hakagenwa itsinda ry'abateam leaders bagomba gukosora. Dukosora rero twubahiriza imbonera NESA iba yatwoherereje, noneho buri wese akabona amanota ye, aba ari amanota akwiriye. Tugasanga bamwe barabyumva cyane bujuje, abandi bagerageje. Abo rero bagerageje, NESA iba yagennye igikorwa cyiza cyane cy'iminsi tuzamara twita iminsi ya coordination, yo kugira ngo bamenyerezwe ikosora bajemo, kuko dukosora abana b'igihugu mu buryo bumwe kandi busa. Ni muri urwo rwego rero baje bwa mbere cyangwa se abamaze igihe gito bagenerwa iyo minsi, kugira ngo babandi bamaze igihe kinini babafashe kugira ngo iryo kosora rizanoge kandi rinyure mu mucyo. Icyo kizamini rero turakirangiza, gukosora amanota akaboneka, noneho tukagira umwanya wo kunoza imbonera. Turahura noneho tuti ibi ngibi nibyo twemeje bigomba kongerwa muri ya mbonera NESA yatwoherereje, tukabyumvikanaho kandi tukabyandika kimwe. Tuba twahawe amakayi n'amakaramu, noneho abo baje bahagarariye centers bakabyandika, bibanza gushyirwa ku kibaho kugira ngo buri wese atishyiramo ngo ariko genda byumva gusa hariya niba ari gusubiza yego cyangwa oya, byaba ngombwa ko mbyandika. Ni yego yenda ikurikiwe n'ikintu, icyo kintu gikurikiyeho kigomba gukorwa mu buryo bumwe kandi bikandikwa mu buryo busa. Niyo mpamvu tubishyira mu makayi ariko bimaze kuca ku kibaho kugira ngo twese tubyandike mu buryo bumwe. Iyo mbonera rero imaze kunozwa, babandi bari batumwe baraza bakajya muri buri byumba, noneho muri uhagarariye icyumba wese aba yaje muri babandi bagomba kunoza yambonera, kugira ngo aze kujyana mu cyumba yarahagarariye ibisubizo byumvikanyweho muri rusange. Nkumva rero icyo gikorwa nacyo ari cyiza cyane ko batugenera uwo mwanya wo guhuza, buri wese ntabikosore mu buryo bwe cyangwa uko abyumva. Iyo tumaze kujyana iyo mbonera, turayandika kandi tukagenzura niba umukosozi koko ari kubyandika uko biri ku kibaho, atari kwa kundi buri wese yabyandika mu buryo ashaka cyangwa se yifuza bwaba bumworoheye. Ni muri urwo rwego rero iyi mbonera irangiye, dutangira cya gikorwa cyo gufata ikayi imwe tukareba niba tuzi gukosora mu buryo twumvikanyeho koko. Iyo dami rero turayifata, buri wese akayikosora ariko yubahiriza yambonera yumvikanyweho. Iyo tumaze kuyikosora, turaza tugahuriza hamwe tukareba ese ikibazo cya mbere yagikosoye ate, ikibazo cya kabiri, gutyo kugeza ku kibazo cya nyuma.
hakaba amanota rya tsinda rito rimaze gusuzuma rikareba amanota wa mwana koko akwiye hubahirijwe yambonera yumvikanyweho. Ibyo rero bifasha guhita dusubira muri ya matsinda tukareba noneho tugakosorera hamwe tuvuga ngo cya kibazo cya mbere yari yagikoze yahawe inota gutyo gutyo, tukavuga ngo umukandida tumaze gukosora amanota ye naya ngaya. Hakaba rero igikorwa cyo kureba ese nkanjye nayihaye angahe. Nk'itsinda ry'Ikinyarwanda umukandida wa mbere yari yagize amanota 86, yenda nkavuga ni mu itsinda ndimo nabonye hari uwamuhaye 88. Ayo manota y'ikinyuranyo abiri aba yerekana ko umuntu ibyo ari byo byose ari mu murongo mwiza. Ushobora kuba wakongeraho 2 cyangwa ukagabanyaho 2, icyo gihe muri iyo kayi twigeragerezamo aba ari mu murongo ku buryo agera ku ikayi ya nyuma noneho amaze kugushamo neza neza. Aho rero kandi bidufasha no kureba ese uwagiye inyuma y'ayo manota 2 byapfiriye he, bikagira wa mwanya wo kuganira nawe kugira ngo tumenye aho byapfiriye. Yenda ikibazo yakosoye nabi, yenda ntiyarebye icyitonderwa kiri mu mbonera, bityo akagomba kwitabwaho kugira ngo nawe cya gihe gikosora iyo kayi azabe yaramaze kugera mu murongo nk'abandi. Icyo gikorwa rero nacyo kiradushimisha cyane kuko kirangira ubona neza wowe n'imbonera mumaze kugera mu murongo umwe. Iyo birangiye rero haba hari itsinda ryadufashije gukora amatsinda tuzakoreramo icyo gikorwa. Aho rero muri timu leader aba yahawe abakosozi 5 bagomba kuzafatanya nawe icyo gikorwa. Timu leader rero hari bamwe baba batomboye uwo mwaka ariko hakaba n'abandi baba basanzwe muri uwo murimo. Tugira rero igihe cyo kubanza nanone abo batimu leader bagahurizwa hamwe kugira ngo abo bakuru abo bamaze igihe bigishe abo bashyashya bagize amahirwe yo gutombora. Kabwira ngo timu leader mwitimuye aba ari umuntu ki, amaze iki, afashe iki itsinda abagiye kuyobora. Amazina yanjye ni Karibuhungwe Pimake. Nigisha Ikinyarwanda muri Collège de Rebero mu karere ka Gicumbi. Natangiye ikosora muri 2007, ubu nkaba maze imyaka uyu nawe ubaye urimo 19. Muri rusange rero ko ikosora turikora mbivuze ngewe nka timu leader, ubundi dufata envelope muri stoke ziba zirimo, hanyuma tukabara ko zuzuye umubare w'amakaye wanditse inyuma kuri envelope uhuye n'urimo. Hanyuma twabona byuzuye tukabishyira storekeeper akadusinyira ko twitwaye ya envelope. Hanyuma iyo amaze kudusinyira ubwo envelope turakomeza tukayijyana mu cyumba. Twayigezayo nkabanza nkareba itimu uko bimeze, ko bagabanya ibibazo, mba nanabafashije mbere, ariko hanyuma ubwo nasanga nta kibazo kindi cyavutse nyuma nkurikije uko tuba twarakoze dami bimenyereza, noneho nkabaha ya envelope. Uko bakora amatimu ubundi barabanza bakareba abakosozi bamenyereye, bakagira n'urutonde rw'abashyashya. Hanyuma iyo bamaze kubona izo ntonde ebyiri bahera ku basanzwe bakosora bamaze igihe, hanyuma bakareba n'umubare w'abashyashya bakagenda baringaniza. Iyo bibaye byiza abashyashya baba bake mu itsinda kugira ngo mbese abo bamenyereye bagende bamenyereza abandi. Iyo bibaye ngombwa ko n'umubare wangana abashyashya n'abasanzweho, ntacyo biba bitwaye, n'ubundi umukorwa neza nk'uko bisanzwe, cyane ko tuba twarimenyereje. Hanyuma nsubiye inyuma aho narindi gatoya, iyo tumaze kubona za envelope muri rya tsinda mba nihisemo umuntu umwe uri buyobora itsinda usa nkaho yungirije timu leader. Uwo nguwo niwe mpereza envelope, hanyuma akabara akareba ko zuzuye. Iyo asanze zuzuye arambwira, hanyuma ubwo nkabaha uburenganzira bagatangira gukosora. Iyo bamaze kubara rero ubundi uko bigenda, icyiciro cya mbere bafata amakaye 5 kuri buri mukosozi.
iyo icyo cyiciro kirangiye cya 5 biba ngombwa ko ubwo bafata icyiciro cya kabiri ubwo bitewe nanone n'umubare w'amakaye arimo, hanyuma bakongera bagafata 5 kugeza envelope irangiye. Ariko nanone nk'iyo harimo nka 26 na 7 ubwo hari igihe biba ngombwa ko umubare wa 5 tubahirizwa, kuko nanone urumva ko icyiciro cya kabiri ntabwo umuntu yabona ikari bukosore, bakazifatira rimwe. Hanyuma uko tubigenza mu Kinyarwanda, ubundi twasanze ibyiza ari uko buri mukosozi yajya kosora ibintu bijyanye n'ihimbamwandiko. Rimwe na rimwe nk'ubu basigaye babaza n'ihinamwandiko, ibyo bibazo byombi twasanze ari byiza ko umukosozi wese yabikosora, kuko turamutse tubihariye umuntu umwe twasanze hari igihe itsinda ryazisanga ririmo abantu 5 bose batigeze bimenyereza icyo kintu cyo gukosora umwandiko, bikaba byaba ingorane. Ako kantu rero gafasha buri mukosozi, hanyuma birumvikana ko nk'abo bashyashya baba batarabimenyera ariko bagenda bigira kuri bagenzi babo gahoro gahoro. Hanyuma nkanjye team leader icyo mbafasha, iyo umaze kubona ya makayi ya mbere, ya envelope ya mbere bamaze kuyikosora, mpera kuri bya bibazo bakosoye, ariko cyane cyane nkibanda ku bashyashya kugira ngo ndebe niba amabwiriza yubahirizwa. Ubwo ariko si bo bonyine, n'abandi bose n'ubundi ndeba niba umurimo ukorwa neza. Hanyuma ubwo envelope irangiye noneho barayinzanira nkareba niba bikosoye neza. Icyo nkora rero noneho nka team leader mbanza nkareba ya makayi ko yuzuye, hanyuma namara kubona yuzuye nkabanza nkareba icya mbere nkora ni kuri yakava, nkareba niba buri kibazo gifite amanota. Hanyuma namara kubona inyuma nta kibazo, buri kibazo gifite amanota, hanyuma nkareba no ku giteranyo hasi niba batagiye bandika amanota arimo ibice. Ubwo ngize icyo mbona cyabisobwe nkababwira, bakayandukura cyangwa se bakayazamura icyo gice bakacyongeraho, ku buryo ikaye inyuma muri rusange ziba zitunganye. Hanyuma ubwo ariko nanone subi inyuma gato ndeba na cya kibazo niba koko cross marking bayikoze ku buryo usanga aho yakiriyo. Hanyuma iyo ntayisanzeho, ubundi ayo makaye afite ikibazo ndayabasubiza, hanyuma bakayasubiramo bakabinoza mbese muri make. Hanyuma icyo cyiciro kirangiye, ubundi hakurikiraho kureba imbere mu ikaye, ngahera ku kibazo cya mbere nkareba niba gikosoye n'amanota ari inyuma bihuye. Hanyuma iyo mbonye bidahuye mbasubiza iyo kaye bakagenda babihuza muri make. Hanyuma nkareba niba nanone ayo manota ya buri kibazo ariyo yanditse inyuma gahoro gahoro kugeza envelope nyirangije. Ndumva muri rusange iyo turi mu cyumba nibyo ngewe nkora. Hanyuma iyo abaceka bamaze kuhagera babaha imyanya bakicara, hanyuma tukabaha amakaye yo kugenzura. Iyo iryo genzura rero ritangiye kubaceka, mfata ya kaye nagenzuye, ariko ubwo nyuma mba nanditseho ni timu nimero ya kangahe, ngashyiraho amazina yanjye, hanyuma nkanasinya. Hanyuma iyi envelope nyihereza umuceka, akongera akabara ya makaye akareba ko yuzuye. Yasanga yuzuye, ubwo baba bahaye amabwiriza bagakora umurimo bagomba gukora. Nitwa Uwamura Beatrice, ndi umukosozi w'isomo ry'Ikinyarwanda mu mashuri yisumbuye umwaka wa 3. Icyo gikorwa kirimo kubera mu ishuri ryisumbuye rya GS Sainte Bernadette Isave. Igikorwa cy'ikosora cyatangiye ku itariki 27. Ni igikorwa cyiza ndetse navuga ko twungukiramo n'ubumenyi ababitabiriye icyo gikorwa. Nesa iba yatugiriye icyizere ikadutoranya tukaza gukora icyo gikorwa cy'ikosora. Ni umurimo dukora dukunze, kubera nyine ko nkuko natangiye mbivuga abantu benshi twungukiramo ubumenyi. Mushobora kwibaza mukamwakaza ngo ese umwana ashobora kurengana mu gikorwa cy'ikosora? Uya ntabwo umwana ashobora kurengana, kubera kuko uburyo igikorwa gikorwamo n'ubwitonzi nko nabivuze n'ubushishozi, ntabwo umwana ashobora kurengana, kuko buri muntu aba afite ibibazo agomba gukosora, yabirangiza agahereza mugenzi we umukurikiye. Uwo mugenzi we mbere yuko nawe akosora ibindi bibazo bye
yatoranyije agomba gukosora, arabanza akareba wa wundi wamubanjirije uburyo yabikosoye, ko ntacyo yasimbutse, ko ntacyo yakosoye nabi, nawe akabona ubukomeza. Ku bw'iyo mpamvu rero nta mwana warengana, ndetse iyo babakosozi bamajije guhererekanya ya kayi, bya bibazo birangiye, hari undi uza witwa Umuceka, ariko mbere y'uko aza hari uwo bita team leader uhagarariye iyo kipe y'abantu 5, afata ya kayi nawe akabanza akayigenzura ikibazo ku kindi, akareba ko ese ntacyo cyasimbutse, ese nta cyakosowe nabi. Nyuma umutimurida yarangiza, hari undi uza witwa Umuceka, nawe niko kaza akora, kareba nimba uwabanjije gukosora yabikosoye neza ntacyo yasimbutse, cyangwa se ataba yabariye nabi umwana. Rero muri iki gikorwa nahumuriza ababyeyi ndetse n'abanyeshuri muri rusange, mujye mwumva ko mutuje, haba hari ababareberera kandi babareberera neza. Nkaba ntababwira ko amanota nasohoka rwose muzashire impungenge, buri wese anezererwe n'ayo yabonye, kuko igikorwa gikorwana ubushishozi. Murakoze. Dukomeza gutyo rero, envelope abakosozi bamaze gukosora bakayishyikiriza team leader, nawe akayisubiramo areba kandi cyane akita ku giteranyo. Iyi envelope irangiye, team leader amaze kuyirebamo neza, ayihereza abandi bantu baba batwoherereje bitwa abacekazi, kugira ngo baturebere neza niba igiteranyo cyagiye gitangwa kuri buri kibazo ari cyo koko, ndetse bakareba n'igiteranyo rusange. Uwo murimo ukaba ukomeye, ariko kandi bagomba kuwitaho, kuko nabo nicyo kiba ari icy'ingenzi cyabahagurukije. Nitwa Muhimpundu Brandine, ndi umurezi, nkaba nigisha isomo ry'Ikinyarwanda mu mwaka wa 6 kuri GS Munyegera. Nkaba ndi Umuceka, maze imyaka 4 nkora aka kazi ko gucekinga ibizamini bya leta. Aka kazi rero uburyo gakorwamo gatangirira mu cyumba cy'ikosora, aho abakosozi baba barimo bakorera. Twebwe rero tuba dufite inshingano yo kurenganura umwana. Dufata ikayi y'umwana yamaze gukosorwa, tukareba imbere, tukareba nimba amanota yanditse ku kibazo ajyanye n'ayanditse inyuma ku ikayi. Iyo tumaze kureba nimba ikayi amanota yanditse ku ikayi imbere ari n'ayari inyuma, tureba nimba n'ikibazo gikosoye. Iyo kidakosoye turabigaragaza, tukabigaragariza team leader bakadukosorera. Ikindi tureba ni igiteranyo cy'amanota y'inyuma ku ikayi, tukareba nimba igiteranyo giteranije neza. Icyo ni igice cya mbere kibera mu cyumba cy'ikosora. Hakaba rero ikindi gice cya recording, aho dufubukura ikayi y'umwana, tukareba aho imyirondoro y'umwana binagaragara. Noneho icyo dukora, turayifundura nk'uko isanzwe ibifunze igihe akora ikizamini. Twamara kuyifungura, tugatondeka neza uko nimero z'abana zikurikirana. Icyo gihe rero nabwo turongera tukagenzura, tukareba neza koko ko amanota ateranije neza. Iyo tumaze kubona amanota ateranije neza, dufata amafishi ariho ibigo, uko ayo mashashi arimo ibizamini by'umwana abana bagiye bakoreraho biba bitondetse neza, tukareba buri kigo amanota, tukagenda tuyandika. Iyo tumaze kuyandika, duhereza, ni ukuvuga ngo twandika turi babiri, umwe abagusomera nawe wandika ku buryo muhuza neza. Iyo mumaze kuyandika, muhereza indi team, nabo bakabacekinga, bakareba ko ntaho mwibeshye, nabo bakongera bakemeza ko koko bikoze neza. Icyo gihe rero iyo kayi ihita ikomeza ikajya ku iyo fishi yanditseho amanota y'umwana amaze gucekingwa neza, irakomeza ikajya ku muhayiti, amanota noneho akayandika muri system. Bakoze. Nitwa Nshuti Blaise, nkaba ndi umwarimu ku kigo cy'amashuri abanza cya Ipecurus, nkaba nigisha imibare na siyanse mu wa 6. Nkaba maze gukora iki gikorwa cyo gucekinga imyaka 2 kuri groupe scolaire Sainte Bernadette. Uburyo iki gikorwa tugikora, ugera mu cyumba cy'ikosora harimo abakosozi, barangiza bakaguha ikayi irimo impapuro zose, ukabanza ukazibara. Iyo umaze kuzibara, ureba amakayi arimo niba ahura n'umubare wayo baguhaye.
iyo umaze kubona yuko uwo mubare uhura, uhera ku kibazo cya mbere ureba niba bagikosoye neza, ukareba niba amanota ari kuri icyo kibazo ahura n'amanota ari inyuma ku ikayi ku gifuniko. Iyo umaze kubona yuko ibibazo byose bikosoye ntacyo batarutse, uhita ubara n'igiteranyo cyayo kiri inyuma ku ikayi. Hanyuma iyo usanze hari icyo bamwiciye cyangwa se bibeshyemo cyangwa batarutse, uhita ushyiraho akabazo ukajya kureba team leader agakosora icyo kibazo. Nyuma yaho iyo mumaze kubisoza, mujya mu gice cya kabiri cyo kurikodinga amanota, aho mufata amanota yo mu karere kamwe mutazi nabwo, ibigo bitewe na kode zabyo, kode mukazishyira hamwe. Hanyuma ufata envelope irimo ayo makayi, nabwo ukongera ugasubiramo ukabara, ukareba yuko izo mpapuro nabwo zihura. Iyo umaze kubona ko zihura, impapuro murazifunukura mukoresheje icyuma, hanyuma mukazitondeka mukurikije nimero yazo. Nyuma yo kuzitondeka, ikayiburamo muba mufite umushefu w'icyumba, mugatanga icyo kibazo akayishakisha mu bindi byumba cyangwa se bakayishyira ku ruhande kugira ngo hatagira umwana uza kubura. Nyuma yaho murazifunukura, hanyuma mukongera mugasubiramo mukabara, mukareba yuko ntaho bibeshya ayo manota. Iyo maze kubona yuko ari aho bibeshye, nabwo mutanga ikibazo team leader akaza agakosora kugira ngo umwana arenganurwe. Nyuma ibyo bimaze gukorwa, mwaka ifishi ijyanye na kode y'icyo kigo, hanyuma buri mwana mukamwandikira amanota ye mwitonze muri babiri, ku buryo ntaho muza kwibeshya. Nyuma yo maze kwandika amanota, izo mpapuro muzishyira muri envelope, mukaziha indi kipe, nayo ikagenzura yuko nta hantu mwaba mwibeshye. Nyuma iyo mumaze gucekinga yuko ntaho mwibeshye, mwese musinyaho uko muri bane, hanyuma urupapuro ruriho ayo mazina n'amanota mukaruhereza umushefu w'icyumba, nawe akarugeza kuri chief maka kugira ngo ayo manota ajye kuba recorded muri system. Nitwa Bazirake Deogratias, nkaba ndi umuyobozi w'itsinda rikosora ikinyarwanda mu cyiciro rusange. Uyu mwaka nkaba nari nyoboye itsinda ry'abakosozi bakosorera hano ku kigo cya Groupe Scolaire Sainte Bernadette Save. Tukaba turimo gukosora ikizamini cy'ikinyarwanda cyakozwe mu mwaka w'amashuri w'ibihumbi 2025-2026. Ni ukuvuga ngo iyo abo bantu batandatu bamaze kunyura kuri iyo kayi banayiteranyije, hari undi mwarimu uza gusuzuma niba koko iyo kayi yarateranyijwe neza, akababaye umuntu wa karindwi. Uwo mwarimu we ateranya amanota, ariko mu guteranya amanota abanza kureba niba ibyakosowemo imbere ari nabyo biri inyuma, hanyuma akareba n'ibibazo byose byarakosowe, hanyuma akabona ubumuteranyiriza amanota, hanyuma uwo muntu akaba wa karindwi. Chief Maka nawe cyangwa umuyobozi w'itsinda icyo akora, aza kureba niba koko ibyo bikorwa neza, nawe akafatamo amakayi akagenda areba niba bakosora neza kugira ngo bagirwe inama. Ni muri urwo rwego rero ikosora rikorwa ku buryo iyo ryakozwe neza umukandida ntabwo ashobora kurenganywa. Iyo rero turangije gukosora muri rusange, igikorwa cyo gusoza ikosora, hazaho igikorwa cyo kwandika amanota y'abakandida. Amanota y'abakandida yandikwa mu buryo bukurikira. Uwasuzumye ko ya manota ariyo, n'ubundi arongera agasuzuma mbere yuko yandika amanota. Ni ukuvuga ngo ntabwo duhita twandika amanota ako kanya. Ya makayi yo tumaze kuyahuza, tumaze guhuza ay'akarere kamwe, turongera tugahuza y'ikigo. Hanyuma amakayi y'ikigo kimwe iyo amaze guhuzwa, turayatondeka dukurikije urutonde rw'abanyeshuri bakoze. Hanyuma twamara kuyatondeka, amanota kongera akabarwa tukareba niba koko ariyo. Hanyuma amanota y'umunyeshuri akandikwa ku ifishi ye n'ubundi yasohowe na NESA, kuko abanyeshuri baba banditse muri systeme ya NESA.
hanyuma abo banyeshuri amanota yabo akandikwa neza. Ntabwo dusiribanga amanota y'abanyeshuri. Iyo amaze kwandikwa neza ntabwo biba bihagije n'itsinda rimwe ry'abantu babiri bayanditse. Umwe arandika undi amusomera, bayandika ku mafishi yaturutse muri systeme NESA iba yatanze, ko n'ubundi ayo mafishi ni amafishi aturuka muri SDMS. Ni ukuvuga ngo ni gahunda ya leta aho abanyeshuri bose baba bari muri systeme ya NESA, ari nayo iduha urwo rutonde. Urwo rutonde rukaba rwarahujwe n'urutonde ruturuka ku bigo n'ubundi rw'abakandida bakoze. Icyo gihe rero abandika amanota iyo bamaze kuyandika ntabwo duhita tuyajyana muri systeme aho bayandika, ahubwo duhita dushaka irindi tsinda riza kureba niba aya manota koko yanditswe ariyo. Impamvu zabyo ni izihe? Tuba twifuza ko umuntu wanditse amanota ashobora no guhura n'umunyeshuri, uwo munyeshuri agiye kwandikira ari umwana we, akaba wenda yagira amarangamutima akaba yamuha amanota atariyo. Ariko iyo tuyahaye irindi tsinda tuba twizeye neza yuko rigiye gusuzuma niba ya manota ahuye n'amanota koko ari mu makaye mbere yuko tuyemeza. Iyo turangije kwandika amanota rero tuyajyana aho yandikirwa noneho hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho amanota yose ahurizwa hamwe muri NESA. Iyo amaze kwandikwa bakayahuza, birashoboka ko hari igihe usanga hari umunyeshuri utarakoze cyangwa ikayi ye yayobye, ugasanga wenda ikayi yayobeye mu kandi karere. Icyo gihe iyo habonetse igihanga kuri iyo fishi irongera ikatugarukira, ya manota y'uwo mwana tukayashaka, hanyuma akandikwa kugira ngo uwo mwana amanota yose aboneke. Nyuma yaho mufata izo mpapuro, izo envelope zose mukazishyira mu karito, mukazijyana aho zagenewe mu cyumba zizahava zijya kubikwa. Ubwo abateam leaders baba bafashe y'amakayi mu cyumba abaherereyemo, baragenda bakavivuza kugira ngo barebe niba y'amakayi babahaye ariko bayagaruye. Abakora rero muri stock nabo tukagenda uko kode zigenda zikurikirana, dusubizayo y'amakayi yamaze kugenzurwa mu buryo bwose kugira ngo afungurwe bavuga ngo umubare w'amakayi twamuhaye niwo kandi byakosowe neza. Umva rero igikorwa bikirangira ubwo bantu bashinzwe kwinjiza amanota bayinjiza, ndetse hakazageza n'igihe banakora n'igenzura ryo kureba ngo ese dufashe ikayi imwe mu kigo runaka tukinjiza amanota ye, turaza gusanga cya giteranyo gihura n'ikiri ku ikayi y'umwana. Ibyo rero iyo birangiye amanota yose amaze kwinjira, habamo n'igikorwa cyo kugenzura icyo bita ibihanga. Ntabwo ari iby'amenyo gusa cyangwa iki, ni ibintu bituzuye aho hantu haba habura ikintu. Ugasanga bati nk'umwana runaka ikayi yari yarayobeye aha n'aha, cyangwa amakayi yaratondetswe bibagirwa kwandika amanota ye. Ibyo rero iyo bigaragaye ntabwo abateam leaders bava ku kigo bavuga ngo haracyarimo ikibazo. Ni muri urwo rwego rero twumva ko ikosora rirangiye. Igihe icyo gikorwa kirangiye, noneho hagakorwa icyo bita kuzuza créance igaragaza ka kazi twaje gukora, baranakaduhembera. Ibyo rero icyo gihembo buri wese akaba afite udufishi tubiri agomba kuzurizwa na team leader tugaragaza amafaranga agomba kuzahembwa. Bigakora rero bigomba gukurikirana n'ibyangombwa aba yatumwe, nawe akagomba kubishyiraho kugira ngo abazakora ubugenzuzi bw'iki gikorwa nabo ku rwego rudukuriye bazasange wa muntu koko yujuje ibisabwa nk'uko yabitumwe, kandi n'amafaranga agomba kuzahabwa ahuye n'ibyo yakoze. Nkumva muri make ari uko navuga igikorwa kikosora. Nitwa Dusabe Marie Jose, nkaba ndi umurezi mu rwunge rw'amashuri rwa Muyumbu, akarere ka Rwamagana. Nkaba ndi hano mu rwego rwo gukosora ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2025-2026. Rero nkaba nshima ubuyobozi bwa NESA bwatugiriye icyizere, haba arimo kugira ngo dufatanye mw'uwo murimo
mu by'ukuri nabo batuba hafi kubera ko aho tugize imbogamizi duhita tubagezaho ikibazo duhuye nacyo ntabwo batinda kugisubiza. Urugero nk'imibereho iyo tubonye wenda hari ibitagenda neza turababwira ntabwo bitinda, niba habaye ikibazo uyu munsi tukakibagezaho ubu cyakemutse. Tukaba tubashimiye cyane rero uburyo mutuba hafi, uburyo mutuma imigendekere y'ikosora igenda neza. Mu gusoza ndashimira by'umwihariko ubuyobozi bw'ishuri riba ryatwakiriye rikatwitaho mu buzima bwose, yaba ari ubuzima bw'imibereho ndetse n'isuku, ariko tugashimira nanone inzego za polisi kuko tubana nazo buri munsi kuva dutangiye kugera igikorwa cy'ikosora kirangiye. Ndashimira kandi by'umwihariko ubuyobozi bwa NESA bwitanga kugira ngo iki gikorwa cy'ikosora kigende neza, ari nako nshimira ubuyobozi bw'igihugu kubera ko ibi byose tubigezwaho n'umuyobozi w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika udutekerereza buri munsi kugira ngo tugume gutera intambwe tugana heza kandi twubaka ireme ry'uburezi igihugu cyifuza kugira ngo u Rwanda rusheho gutera imbere. Murakoze.